Yesu ashimwe cyane. Nitwa Claudette nk'uko babivuze mu Kahirwa, ndi umugore nsengera ku itorero rya Kacyiru muri paruwasi ya Kimihurura. Nishimiye kongera kubana n'abakristo bo muri Ranshawa. Hanyuma Imana ibaha umugisha cyane, ndabona muduhaye ikaze dukurikije uko mutureba. Imana ibaha umugisha, ndarimvuze ngo Imana ibaha umugisha. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 13 umurongo wa 22. Tuganire gato muri ya minota isigaye, tuzakomeza hanyuma dufatanye gusangira ijambo ry'Imana. Cyifuzo ngira iyo ngeze mu rusengero ni kimwe nicyo kwinginga umwuka wera ngo ampa amatwi ashobora kumva ibyo umwigisha avuga, kuko ururimi tuvuga mu ijambo ry'Imana twese dufite Bibiliya, ariko uba waje kugira ngo dusangire. Hanyuma ururimi tuvuga si urw'inyuguti, si n'ikinyarwanda Bibiliya yanditsemo, ahubwo ni ururimi Imana ivuga. Abigishwa bamaranye na Yesu imyaka 3 n'igice batarumva ibyo avuga. Hanyuma muzabimenyera mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, abasezera ibyo yababwiraga byari bihabanye n'ibyo bamusubiza. 3 n'igice yose bayimarana batamwumva, bamukoraho akora ibitangaza, ariko ntibagira umugisha wo kumwumva. Hanyuma ujye winginga Yesu ngo aguhe ugutwi kubasha kumva ibyo Imana ivugira mu materaniro, kuko kuhatinda siko kumenya ibivugwa. Ibimenyetso ni uko tudasa n'ijambo ry'Imana, tugize umugisha tukumva twasa n'ibyo Imana ivuga, ariko twakennye amatwi abasha kumva ibyo Imana igira ate ivuga. Hanyuma winginge Yesu abashe kukubwira ibyo ashaka kuvugira muri iri teraniro. Haleluya. Dusome Luka ubutumwa bwiza ibice 13 umurongo wa 22. Haravuze ngo ajya mu midugudu babaza Yesu abakizwa uko bazangana ni ikigero cy'abakizwa. Hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha. Ari mu nzira ijya i Yerusalemu, umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Databuja, mbese abakizwa ni bake? Umva igisubizo. Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Naho hantu ngambiriye, ariko reka ngeze hepfo. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira gukomanga muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi aho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, twanyweraga imbere yawe, ndetse twigishirizaga mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka ko tuganira muri iki cyumweru insanganyamatsiko ivuga ngo kugira umwete wo guca mu irembo rifunganye. Ni ibintu bisaba umwete. Naratangaye, ibintu byose Bibiliya irabisobanura. Umugabo bita Yakobo avuga ku gusenga, nigeze kumva abantu bavuga ngo nta sengesho ry'umuteja, ngo nta n'iry'umunyagara, ariko hari igihe umuntu aba yarananiwe kubikora. Ariko Yakobo ni umuvandimwe wa Yesu, yakurikiye Yesu ari uko apfuye.
ibyo yavugaga ntibyabyemeraga, ariko babonye atsinze urupfu baramukurikira baranamwizera, bandika n'inzandiko zimuvugaho. Yaravuze ngo umukiranutsi udasenganye umwete ntabona umumaro w'ibyo akoze. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu ahagaze hano gusenga byaramunaniye, abigisha ukuntu gusenga guke ariko gusenga kudafite umwete, kuko umugabo bita Daniyeli ajya mu masengesho yamaze iminsi myinshi, ngo umunsi wa mbere yasenze gusenga kwe kwarumvikanye, ariko byamusabye umwete kugira ngo yakire ibisubizo biturutse mu masengesho. Nagira ngo mbashishikarize kugira umwete w'ibyo mubamo. Haleluya. Insanganyamatsiko iravuze ngo tugire umwete wo guca mu irembo rifunganye, kuko abantu bazifuza kuricamo ntibabibashe. Biravuze ngo urugi ruzacingwa, biravuze ngo aya materaniro ntabwo azahoraho, biravuze ngo hari igihe iri rembo rizacingwa, irembo ry'imbabazi z'Imana hari igihe rizaba ritakiriho, hari igihe amahirwe yo kuganira ijambo ry'Imana no kuririmba indirimbo bizaba bitagihari. Hanyuma niba tugize umugisha wo kugera mu materaniro, Imana iradusabye ngo tugire umwete. Hanyuma irembo rifunganye niki? Turavuga ibintu natangaye, umwuka ari kunganiza kuri iri jambo ry'Imana. Natangaye cyane. Uziko umunsi itorero rizataha abantu bazihana, ngo bazihana bitagishobotse, ngo kandi nibwo bazavugisha ukuri amashira kinyoma y'ibyo bagiye bakora. Uyu munsi irembo rikinguye, abantu ntibafite uburyo bwo kwatura no kwihana ibyaha, ariko umunsi itorero rizataha abantu babuze abo babanye, abantu babuze bakizwaga neza kuko turaziranye, bazatangira kwatura bavuge ngo ye babawe natwe turasigaye. Hanyuma Imana iduha umwete wo kubikora none. Yesu yigeze guhura n'umugabo aramubwira ati nkurikira, aravuga ngo reka mbanze njye guhamba data, guhambisha data. Aramubwira ngo nta muntu ufashe isuku ureba inyuma, kuko nujya guhambisha papa wawe urabunteye umugongo, nta handi hantu tuzahurira. Iyo Yesu akuvugishije uba ugize umunsi mwiza wo guhura n'imbabazi z'Imana, kuko abantu bazifuza kwihana bitagishobotse, hari igihe bizaba bitagishobotse. Hanyuma kubera ko tuzamarana iminsi myinshi, umwuka yanganirije ibintu tuzaganira. Irembo rifunganye niki? Ingingo z'ingenzi kugira ngo ahari umwuka akomeza nakuganirize no hirya y'umwigisha. Irembo rifunganye rivuze iki? Niki? Ese imiterere y'iryo rembo iteye ite? Icya gatatu ni amabwiriza cyangwa ibyangombwa bisabwa abaricamo. Niba amategeko y'umuhanda, niba mu kugira ngo umuntu atware ikinyabiziga mu muhanda y'i Kigali cyangwa yo mu Rwanda bisaba ibyangombwa, ntago mu ijuru bajyayo mu kivunge, nayo afite amabwiriza agenga abajyayo. Nari mvuze ngo haleluya, haleluya. Ijuru tujyamo rifite amabwiriza y'inzira. Imana ishimwe, nyiri ururembo yateguye abajyayo uko bazagenda. Hanyuma icyakane kiravuga ngo ni inzitizi zibuza abari mu irembo rifunganye gukomeza, cyangwa imbaraga zirwanya abari muri iyo nzira ifunganye. Tuzazireba. Hanyuma icya gatanu, nitukomeza kugira umugisha tuzareba imbaraga zifasha abari mu irembo rifunganye kurigumamo, tuzareba imbaraga rituma bakomeza kurinyuramo. Muririmbyi yaravuze ngo mbese muri iyo nzira iruhije muragana he? Baramusubiza ngo turagana mu gihugu Imana itunganije. Aravuga ngo mu misozi n'ibikombe, mu mibabaro no mu munezero niho duca tujyayo. Yesu yateguye uburyo abagenzi bazagenda iyo nzira. Imana ihimbazwe. Hanyuma icyanyuma, tuzavugana inyungu cyangwa amahirwe Yesu yashyiriyemo abagenzi. Yesu yashyiriyemo abagenzi ibintu by'amahirwe n'imigisha bizafasha abantu bemeye kuricamo. Ndumva haleluya, ndumva nezerewe. Yesu yashyiriyemo uburyo bw'amahirwe n'ibyishimo bifasha nubwo iyo nzira ifunganye, ariko yabashyiriyemo amahirwe abafasha kurinyuramo. Hanyuma irembo rifunganye ni iki? Irembo rifunganye ni Kristo Yesu. Hanyuma nta handi tuvuga, nta n'irindi jambo tuvuga muri Bibiliya uretse Yesu. Hanyuma Yesu niwe rembo rifunganye. Muri Bibiliya yaravuze ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, aravuga ngo kugira ngo ninjiremo, ngo kubw'ubuntu bwinshi afite agira. Ashimwe Yesu, ashimwe Yesu. Hanyuma Yesu ni ibitekerezo by'Imana byambaye umubiri. Umuntu wese, impamvu ba Mose
impamvu ba Mose bananiwe, impamvu ba Yesu bo bagiye bagira utunenge, nuko bari urubyaro rwa Adamu. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko Yesu ataje kudukiza ibyaha. Yesu ntabwo yazanywe mu isi no kudukiza ibyaha. Yesu yaje kudukiza icyaha, abo turi bo, kamere yacu. Hanyuma ibintu byose bifite icyo bikozwemo. Izi ndabo ziri artificiel, bafite ibintu ibyo bita raw material, icyo babikozemo. Yesu yaje kudukiza abo turi bo. Yesu yaje kudukiza abo turi bo, kuko umuntu akoze product, ibikoresho bikoze umuntu n'icyaha. Hanyuma Yesu ntabwo yaje kudukiza ibyo dukora. Yesu yaje kudukiza abo turi bo. Niyo mpamvu iyo Imana ishaka kukwishurira, ntabwo igushinja cyane, ahubwo iguhishurira kukozwe mu cyaha. N'ibyo utarakora bibitse muri wowe. N'ibyo udakora bibitse muri wowe, kuko niyo product ikugize. Hanyuma iyo uhuye na Yesu, agukubita hasi, akongera akaguponda, akakurema busha. Haleluya! Akagukuramo produit zari zigukoze, akakuremamo izindi product. Imana ihimbaza. Hano mbabonye aka kantu ntabwo nzi uko kitwa, ariko umuntu ashobora gushaka kugakoramo ikindi kintu kitaraka, kandi kidafite ibi bintu bya produit zari zigakoze. Sinzi niba ari amacupa batoye, sinzi ibyo batoye, ariko ibyo batoye byose baremyemo aka kantu. Hanyuma iyo Yesu ashaka kugukora, iyo umuntu ahuye na Yesu, iki kintu aragifata cyose akagiponda. Niba yagishongesha, akoresha uburyo bwose agiponda kugira ngo aze kuremamo ikindi kintu, ku buryo uhura n'iki ntukibone, ukajya urabona iki kindi kintu Yesu yakuyemo. Hanyuma nibwo buzima Yesu akora. Iyo avuze ngo tunyure mu irembo rifunganye, ni uburyo bwa product, ni uburyo bwo kuduhindura bashya, kugira ngo duciye muri iyo nzira nawe yaciye. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko Yesu ari ibitekerezo by'Imana byambaye umubiri. Babonye ibintu byose, abacamanza n'amategeko byose binaniwe, ngo batekereje undi muntu utavuka kuri Adamu, ngo basanga ari ntawe. Abo bagerageje bose byarananiranye, bashaka undi muntu utavuka kuri Adamu. Imana iravuga ngo ngiye kwambara umubiri kugira ngo ncungure umuntu wakoze icyaha. Nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu ari muri gereza, akingurwa n'umuntu ufite umudendezo. Yesu yinjiye muri ibyo bintu byo gushaka kuducungura, asanga nta muntu ufite umudendezo. Utari umwibone ni umugambanyi, utari umugambanyi arikinisha, utikinisha arasambana, udasambana avuga nabi. Basanga produit zose nta yacu, indi zose zifite imigozi iziboshye. Hanyuma batekereza ko Imana yakwambara umubiri. Hanyuma aca mu rugendo rukomeye, nagira ngo mbabwire ruremereye, rwitwa urufunguzo nyarwo rukingura iryo rembo, tugasenga. Kuko uyu ni umunsi wa mbere, ntabwo ndi bubibashe guhita mbisoza, ariko reka mvuge ku rufunguzo nyarwo rukingura irembo rijya mu bwami. Yesu yaciyemo n'uburyo yakoresheje kugira ngo Yesu aze mu isi. Haleluya, haleluya. Yesu yari ari mu ijuru. Bivugwa ko muri teoloji bavuga ko ubwinshi bw'abamarayika buruta abantu, kandi abamarayika ntibabyara, ntibanapfa, mbese nta kiyongera nta n'ikigabanyuka, ariko ni benshi kurusha abantu. Yesu yahoze mu ijuru ari Imana, bamusingiza bikubita hasi bavuga ngo urera. Bakongera kubura umutwe bakavuga ngo wongeye kwera cyane. Bakongera kuzamuka bagasanga ubwiza ni bwinshi. Yesu yahoranye icyubahiro kirenze icyo twamuha duteranye muri aya materaniro. Yesu afite icyubahiro mu ijuru kiruta icyo wamuha umutuye amafaranga menshi. Yesu afite icyubahiro kiruta icyo wamuha umuririmbiye. Yesu afite icyubahiro kiruta icyo wamuha utanze inzu yawe wabagamo. Yesu afite icyubahiro yahoranye mu ijuru. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abigurana natwe kugira ngo aze gucungura umuntu. Reka mbabwire gato ku rugendo yagenze, nirwo rufunguzo rwonyine yasize, rwitwa urwo gukingura irembo rifunganye. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko bugufi bw'iryo rembo rifunganye rituma abantu bajya mu ijuru, hari andi marembo abantu bahimbye bacamo, ariko ntago bazagerayo. Nubwo zisa n'iziri kumwe, nubwo izo nzugi zibikingura zisa n'iziri kumwe, ariko ntago bari mu irembo nyaryo. Reka mbabwire urufunguzo nyarwo rukingura irembo rijya mu ijuru. Ubundi dusenge. Haleluya! Yesu aza mu isi
byamusabye kwicisha bugufi, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka yisiga ubusa, hanyuma n'iryo rembo twinjiramo. Yabikoze ate? Yaramanutse asiga icyubahiro cy'ubumana, abigurana n'umuntu. Hari agatabo nasomye, umugabo w'umwongereza wari ari mu muhanda, ngo agiye kubona ngo abona ikimodoka kinini kimeze nka hoho giturutse kure, hanyuma ngo inshishi cyangwa bya bisukari bigenda mu muhanda bishoreranye, ngo abona biri kugenda mu muhanda ngo bishoreranye, kandi icyo kimodoka giturutse kure, ngabona ubwo bwoko bw'ibyo bisukari ngo byose iyo modoka nibicaho irabirimbura. Ngo arangije ngo abigirire impuhwe, ngo akajya bibwira ati watubabariye, mwakwihuse ko mubona kiriya kimodoka nikibageraho kirabahonyora mwese mugapfa, ubwoko bwanyu bugashira mukarimbuka mwese ko kirabarimbura. Ati mwihute. Undi arahamusanga aramuga ati ururimi uvuga ibyo bimonyo ntago bibasha kurwumva, biragusaba ibintu bibiri. Asifiwe, haleluya. Icya mbere bigusaba, biragusaba kwihindura ukambara umubiri nk'uwo bifite, hanyuma ukagira n'ururimi nk'urwo bivuga, kugira ngo mubashe communication ibashe gukunda. Nuko Yesu yaturebye abona naza ari Imana ntibizakunda ko atuvugisha, naza ari Imana ntibizakunda ko atwambura urupfu twari twambaye, hanyuma ngo yiyambike ishusho yacu kugira ngo aducungure. Imana himbazwe, haleluya. Hanyuma asiga icyubahiro n'ubwiza, aramanuka yambara umubiri. Rero ari Imana yonka ibere, ari Imana. Mariya aramubyara, amwambika utubindo. Muri iyi yaravuze ngo nuko yaje asha, yari gutegeka benjenyeri bakarara bujuje etaje, abura havukira, harambika umusaya, ngo bwari bwo buryo yabonye azahuramo n'abantu. Hanyuma ngo yicisha bugufi aramanuka. Kera Maranjeta ataraza, ubwo bamwambitse bya bishangi ababyeyi by'ibitenge byajyaga bisigara, barabimubinda. Mariya akajya amucira mu kabona agiye kumuhanagura. Ari Imana ngo arimo aratanga ikiguzi cy'abantu, uko kwicisha bugufi kugira ngo abone umuntu. Nagira ngo mbabwire ko ariho yasize urufunguzo rwo kugira ngo tumwinjiremo. Hanyuma iyo umuntu ashaka kwinjira mu irembo ryo guhura na Yesu, bimusaba kwicisha bugufi no kwikoza isoni, no kugaragara nk'uwisuzuguje, no kwitanga mu maboko y'abantu. Niryo rembo ryonyine. Umugabo umwe bita Baritimayo mwene Timayo, ari muri Mariko ibice 10:46, ngo yagiye, abantu benshi bari bashaka kubona Yesu, ariko ngo Baritimayo mwene Timayo nubwo yari impumyi, yari yaramenye amakuru y'icyazanye Yesu, ko ari ugukiza abantu icyaha cya kamere yabo. Hanyuma mu bantu benshi bahamagaraga Yesu, abamuhamazagazaga amadeni barimo, abamubwiraga ati Yesu mwene Dawidi dukize imyenda, abamuhamagaraga bamubwira ati dukize ubugumba, abamuhamagaraga bamubwira ngo twahombye, abamuhamagaraga bamubwira ngo ntiturashaka, abamuhamagaraga bamubwira ngo dukeneye amafaranga. Muri izo mvugo zose Yesu yabuzemo imvugo yumva. Umugabo bita Baritimayo mwene Timayo, umusezi w'impumyi utararebaga ngo amenya systeme y'icyazanye Yesu, atabariza muri systeme, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ngo iryo jwi ryumvikana mu matwi ya Yesu kurusha andi majwi yose yari muri iryo teraniro. Aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abari bamwegereye bugufi n'abamukoraga hadafite ubushobozi bwo kubareba no kubumva, yumva ijwi ry'impumyi rimutabajije muri systeme yumvikana. Reka dusengera. Yesu yaje gukiza. Iri rembo rifunganye, urufunguzo rurifungura nuko umuntu yemera ko ari umunyabyaha. Nubwo umugore yaba ari kubyara, inda yanze kuvuka, abaganga bakeneye ayo maboko, hakagira umuntu utabaza muri iyo system. Yesu yaje gukiza abantu icyaha. Yabwiye Mariya muri Matayo 1, aravuga ngo haleluya, haleluya.
Yesu yaje gukiza abantu icyo bari cyo, icyaha twanduriye muri Edeni, twanduriye muri Adamu, ni ubwandu twavukanye, ni agakoko kari muri twe twavukanye, niko Yesu yaje gukiza abantu. Hanyuma kubimenya ni ukukingurirwa irembo, ni ukubona urufunguzo nyarwo rukingura iyo geti yinjira mu irembo rifunganye. Imana ihimba, haleluya. Iyo usomye igitabo cy'Abalewi cya Yosuwa, ni Yosuwa ibice 20, muze kuhasoma ngo Abisiraheli bageze mu gihugu babakatiye imidugudu. Ndashaka ko dusenga ngo bamaze kubakatira imidugudu, ngo bakuramo imidugudu 48 ngo bayita imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu umuntu wese wakoraga icyaha atacitumye ngo yakomangaga kuri uwo mudugudu, ngo hanyuma ngo habagamo umutambyi ushinzwe kwakira abantu bose bari guhungira muri uwo mudugudu, kuko witwaga umudugudu w'ubuhungiro. Hanyuma mumva ikintu cyatangaje, ngiyo bahageraga kuri uwo mudugudu w'ubuhungiro ngo barakomangaga. Nubwo bakomanga bazi ko uwo muntu aje guhunga, ngo kandi iyo umuntu yakoraga icyaha ngo umuhozi yabaga muri inyuma mwirukankana kugira ngo amuhore icyaha cyo yakoze. Hanyuma kuri uwo mudugudu w'ubuhungiro abari bo bose bari bazi ko umuntu wese wirukanka uko mwaje mwiruka barabizi ko mwaje muhunga. Imana ihimbazwe, haleluya. Barabizi ko mwaje mukeneye ubuhungiro ku Mana, barabizi ko mwaje mukeneye ubuhungiro ku mutambyi. Imana ishimwe cyane. Ariko mwumva ikintu gitangaje, ngiyo wakomangaga nubwo babizi ko bakomanga bose bahunga, kandi umuhozi yabaga yiruka afite umuvuduko kugira ngo aguhore icyaha wakoze. Abacungana no ku makaro naho abavuga atanyerere abanzeho umutwe apfa atihannye, apfa atarahura n'imbabazi. Abakomanga kuri moto kugira ngo nuyitega nayikutsinde mu muhanda, umuhozi abakwirukankana kugira ngo aguhore intege nke wagize. Ariko ngo bari bafite uburyo bwo gukoma, ngo bagakomanga ntabwo bigeraga babakingurira batabanje gusobanura, nubwo bazi ko umuhozi ari inyuma ashaka kubahora, ariko ntabwo bigeraga bakingura atarasobanura ikimukomangije. Ngo bakamubaza ngo urashaka iki, kuko manga ubaye iki, kuko manga ubaye gute, ngo ukabanza ugasobanura icyo ubaye, ukavuga ngo njyewe nakoze icyaha nagize ute ntakitumye, none munkingurire. Ngo ntabwo bashoboraga kumukingurira adasobanuye ikimuteye gukomanga. Ndashaka ko dusenga. Mukristo ageze ku irembo rirasukirwaho, ngo bugufi bw'iryo rembo ngo hariho igikombe kibi cyitwa kwa Belizebuli, ngo cyica abashaka kwinjira. N'ubu muri iri teraniro icyo gikombe kiracyahari, cyica abagize bate abashaka kwinjira. Iyo umuntu atsinzwe n'ijambo ry'Imana ashaka kwinjira, ngo ace mu irembo nyaryo abera bacamo kugira ngo bagende urugendo rw'agakiza. Belizebuli ngo abatera imyambi kugira ngo batinjira, ngo abice bataregera ute batarinjira, abereka utundi turembo bajya bacamo tutabasaba kwikoza isoni no kwatura. Hari utundi turembo tutari urufunguzo nyarwo kugira ngo njye kwa mushumba nuko bankingurira, nuko ku gipangu cye baba bafite urufunguzo rw'iki rw'igipangu. Ntabwo nakinguza urwo nazanye ngo bikunde. Dukeneye urufunguzo ruri nyarwo, main key cyangwa true key, urufunguzo ruri rwo rukingura iyo gate yitwa kujya mu ijuru. Gutangira inzira ijya mu ijuru biragusaba kwemera guca mu irembo rigize ute rifunganye. Hanyuma kugira ngo badukingurire nuko twemera urufunguzo nyarwo rwitwa kwatura. Kandi ntago byoroshye. Yesu yaravuze ngo ntago byoroshye, ababikora ni abashaka kwikoza isoni kugira ngo bazabane n'Imana. Niyo systeme Yesu yakoresheje aza mu isi, yayishyiriyeho abantu bashaka kujya mu ijuru. Systeme yakoresheje amanuka niyo tuzakoresha tuzamuka kugira ngo tuzabane na. Hanyuma reka dusenge. Mukristo ngo bahita bamukingurira, ngo baramushikuza, baravuga ngo ko munshikuje cyane kandi nakomanze umwanya munini. Aravuga ngo iri rembo hari abica bashaka kugira ute uzi imirambo iryamye bugufi bw'iri rembo bananiwe kwikoza isoni kugira ngo bahabwe urufunguzo ruri nyarwo rubinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Bararirimba ariko baranze kwinjira, barabwiriza baranje kwinjira, baraterana amateraniro menshi ariko ntibashaka gukingurirwa urufunguzo nyarwo rubinjiza mu rurembo rwo mu ijuru. Iryo rufunguzo nirwo Yesu yashyizeho, aravuga ngo uko nje niko namwe muzaza. Mbibutse ko nubwo baguhanuriye ngo ufite ubugingo nta
burimo. Reka mbabwire ikimenyetso cy'abanyabugingo, murabishaka? Haleluya, haleluya. Ni utuntu tubiri abagabo babiri bakoze bazino. Satani yazanwe no kwishyira hejuru no kwanga kwihana. Nicyo kintu cyamukonkoboye ava mu ijuru. Hanyuma abantu bafite kuzarimbuka bose abanduza ako gakoko ko kutihana. Umuntu wese udatunze kwihana ari muri bisi yarakatishije, ari muri bisi Satani aramutwaye. Nubwo baguhanurira bagurutse bakajya bikoza mu bicu bakagaruka bakakubwira ngo ufite ubugingo nta burimo niba utajya wihana ngo wemere kuri umunyabyaha, wemere intege nke zawe. Hanyuma Yesu kugira ngo aze mu isi, abantu bari muri bisi ye, asifiwe. Haleluya. Abantu bari muri bisi ya Yesu niyo babeshe baraturika bakarira, niyo badutsweho n'umwuka w'ubwibone baraturika bakezwa kuko bashaka kuzabana n'Imana. Yesu yatanze urufunguzo rw'abajyayo n'abakatisha bisi y'abazabana nawe. Muhaguruke dusenge. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo ninjiremo kubw'ubuntu bwishagira. Minota turayimaze ariko hari umuntu twaha amahirwe. Ese hari umuntu wumvise yakomanga kuri iryo rembo rirasukirwaho ryo kwinjira muri Kristo Yesu ngo yikoze isoni yihane? Hanyuma dutangirane izi nyigisho z'iki cyumweru ariko umva inzira y'abajyayo. Zamura ikiganza gutya. Niko Yesu yabigenje, nubwo biremereye ariko birashoboka. Umuntu ushaka kwinjira mu rembo ryitwa Kristo Yesu yemera kwikoza isoni no kwicisha bugufi, uzamura ikiganza tugufashe by'umwihariko winjire mu irembo rijya mu ijuru. Urahari ngo tugufashe? Zamura ikiganza. Yesu aguha umugisha, Yesu abaha umugisha. Ni ubuntu bw'Imana bubikora. Zamura ikiganza gutya tugusengere nawe. Yesu aguha umugisha. Ikoza isoni. Nubwo bimeze nko kwikoza isoni ariko nibyo byonyine byakira urufunguzo rwinjira muri Kristo Yesu. Nubwo yaba ari umwe cyangwa babiri barahagije mu bwami, kuko baba bagize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Nukwikoza isoni bimeze nkaho biciriritse ariko niho honyine. Reka mbabwire ikintu nahishuriwe. Reka mbabwire ikintu nahishuriwe muri Pasika. Reka mbabwire akantu nahishuriwe muri Pasika. Nahishuriwe ko urupfu rufite imbaraga. Umuntu wese ruzamubasha. Hanyuma akaga systeme konyine ko kwatura ngo nukwakira imbaraga zizatuzura kuko tuba twakiriye Yesu wazutse. Haleluya. Urupfu rwashoboye abakomeye, urupfu rwabashije ibihangange, ariko ntago uzarubasha, ntago uzamenya